ibi bintu bitatu ngiye kukubwira nukora kimwe gusa cyangwa ukabikora byose, sosiyete ikubona nk'umuntu wiyubashye cyangwa ikagufata nk'umuntu uri smart kandi uri umusirimu cyane. Ariko nanone iyo ubikoze nawe uhinduka igicibwa muri sosiyete, cyane ko ubusirimu ari isuku atari ukwambara ibihenze. Ubusirimu si ukugira amafaranga, ahubwo ni ukugira imyitwarire myiza mu gihe ufite ayo mafaranga. Reka duhere ku cya mbere. Niba warakanze subscribe, you are welcome. Ikintu cya mbere, ntugahamagare umuntu inshuro zirenze 2 kuri telefone. Ubundi abantu bose hafi iminsi yose nta muntu ukunda umuntu umushyiraho pressure cyangwa se umuhamagara inshuro nyinshi muri telefone ye cyane. Wenda ntibabivuga ariko biraba kandi bibangamira abantu benshi. Ngaho ibaze nk'umuntu umwe aguhamagaye inshuro zirenga 20 akakubura, hanyuma wahuguka wamuhamagara akakubwira ko yagusuhuzaga. Ibaze icyo kintu nawe. Niba ubuze umuntu kuri telefone inshuro 2, beta ko wamwandikira message icyo wamushakiraga, apana kuguhamagara inshuro nka miliyoni. Ubikoze gutyo ubwo ni ubusirimu cyane, apana guhamagara inshuro nyinshi nta n'ikintu ushakira umuntu gifatika. Ikintu cya kabiri, jya utumiza ibyo wabasha kwishyurira. Benshi dukora ayo makosa kandi si byiza. Umuntu aragusohokanye akubajije icyo ufata, uzamura ibiciro, waka nk'ikintu kigura 100,000 n'urugero, kandi mu usanzwe utarenza ikigura 10,000. Ese wigeze utekereza ibyakubaho mu gihe yaba agusize aho ngaho bikaba ngombwa ko ari we wishyurira? Icyo gihe ushobora gufungwa cyangwa ukajya mu madeni adashira. Rero mu rwego rwo kwirinda no kugaragaza ubusirimu, jya utumiza ibintu wakwishyurira bibaye ngombwa. Ubwo nibwo busirimu, apana kwaka ibintu udafitiye ubushobozi bwo kwishyura. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma kiragira kiti, nugirirwa neza n'umuntu nawe ujye ugerageza urebe undi ugirira neza. Bajya bavuga mu rurimi rw'icyongereza bakavuga bati what goes around comes around. Ibyo utanga akenshi nibyo bikugarukira. Niba wari ushonje ugahura n'umuntu akakugaburira, haranira ko nawe wazagaburira undi muntu ushonje, cyane ko abashonje bahari benshi mu isi. Wenda ntuzitura uwakugiriye neza, ariko nawe uzarebe undi ugirira neza. Ibyo bintu ni ubusirimu cyane. Erega kuba umusirimu si ukwambara ibihenze cyangwa kugira amafaranga menshi, ahubwo ni ukugira umutima mwiza ndetse n'inyurabwenge. Niba iki kiganiro kigufashije wumva hari isomo ukuyemo, wakora share ku nshuti zawe nazo zikamenya zikiga kuba abasirimu. Kandi ikindi wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, dore ko biba byuzuye ubumenyi ndetse n'ubuhanga buhambaye. Niba hari icyo nibagiwe cyandika muri comment usangize n'inshuti zawe nabo ubungura ubumenyi. Kandi niba wumva hari ikindi twagarukaho ubutaha nabyo ubyandike muri comment. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Ariko mbere yuko ngenda reka nkubaze nti utahanye iki uyu munsi?